Hero mumeze mute? Uyu munsi twagarutse kuri wa muyoboro wacu dukunda. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri topike y'ibinini bikoreshwa kugira ngo umuntu adasama. Ese ibinini bikoreshwa kugira ngo umuntu adasamwa ni iki? Ese bifatwa gute? Iboneka mu Rwanda ni ibihe? Ese ni ryari bidakora cyangwa bikora ryari? Iyo byose turabisobanukirwa. Muhawe ikaze rero nanone uyu munsi kugira ngo dukomeze tubane. Rero ibinini bituma umuntu adasama ni ibinini ufata nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, ukabifata mu gihe gito gishoboka kandi vuba. Kandi ibi binini ntabwo bikoreshwa mu buryo bwo kuboneza urubyaro. Benshi babyita emergency pills cyangwa morning after pills cyangwa plan B pills. Ni ibinini nyine wifashisha mu gihe wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, ariko ntubyimenyereze ngo bikomeze kubikoresha inshuro nyinshi mu kwezi. Ibi binini bifatwa ryari? Ibi binini nanone bishobora gufatwa mu gihe agakingirizo kacitse cyangwa mu gihe bagufashe ku ngufu. Umukobwa cyangwa umugore wafashwe ku ngufu nawe arabikoresha kugira ngo yirinde inda zitateganyijwe. Ibi binini rero nk'uko twabivuze ukuntu bikora mu kwimura umunsi wa ovulation. Niyo mpamvu kubifata mu minsi yose y'ukwezi mu kavuyo ntabwo ari byiza. Ubundi uba ugomba kubifata mu gihe nyine wizeye ko wakoze imibonano mpuzabitsina uri muri ovulation cyangwa se yegereje, nibwo biyimura ntubashe gusama. Rero urugero nk'iyo ubifashe uvuye mu mihango cyangwa uyirimo, nta kintu bikora. Niho uzasanga bavuga ngo ntabwo byakoze, kandi nanone twibutsa ko ntabwo byizewe 100% ko byarinda gusama. Abashakashatsi bagaragaje ko byizewe nibura ku kigero cya 80%, 80 na 87% aho hagati. Ibi binini kandi twibutse ko biba birimo umusemburo wa levonorgestrel cyangwa se progesterone. Levonorgestrel ukora n'ubundi nk'uwo mubiri usanzwe. Imisemburo n'ubundi aba ari nk'iyo mu mubiri isanzwe ikora n'ubundi mu gihe cya ovulation. Rero ibinini bikunda kuboneka mu Rwanda cyane harimo ibyo bita Norilevo, cyangwa se ugakoresha biriya byo kuboneza urubyaro byitwa mikorojino, ariko ukabifata mu buryo ugafata nyine byinshi mu gihe gitoya, nibwo bikora. Rero ibi binini twibutsa ko ntabwo ugomba kwimenyereza kubikoresha, kuko hari igihe ubikoresheje inshuro nyinshi birangira gusama byanze, karangira utabyaye kandi washakaga kubyara mu gihe wumva ubishaka. Ubushakashatsi nanone bwagaragaje ko cyangwa se impuguke zagaragaje ko abantu babyibushye cyane bafite ibiro byinshi ibi binini bishobora kudakora. Nanone kandi abantu bari ku miti y'igituntu, iya sida n'iy'igicuri nabyo bishobora gutuma ibi binini bidakora. Mu gihe uri kuri iyi miti birinda kubinywa kuko nta kintu byamara. Inzoga n'amata nta kibazo bitera rwose kuri ibi binini. Wabinywesha amata, wabinywa inzoga kuko bituma nta kibazo bigirana n'ibyo binini. Cyiza cy'ibi binini bigoye kubikoresha, uretse wenda ingaruka bigira by'isesemi no kumva nta mbaraga umubiri ufite, ariko n'ubundi ntabwo bigoye kubikoresha. Kandi ikibi cyabyo twabibonye, iyo ubikoresheje kenshi ugomba kwitega cyangwa se ukamenya ko hari igihe gutwita byazahagarara cyangwa se bikagorana. Ibinini kandi hari ibyo ugomba kubinywa nibura mu gihe wakoze imibonano mpuzabitsina atarashira amasaha. Hari n'ibimara iminsi 5, ariko hano mu Rwanda ntabwo bikunda kuza cyangwa se ntabwo dukunda kubigira. Ibyo dukunda kugira ni ibimara amasaha 72. Iyo wakoze imibonano mpuzabitsina ugomba kubifata
amasaha 72 atarashira, kuko niho bibasha kugira icyo bikora. Iyo yarenze urabyihorera. Nizere ko rero twasobanukiwe neza uburyo bwo gukoresha ibi binini bituma udasama. Icy'ingenzi twakuramo ni uko ibi binini ntago bikoreshwa nk'ibinini byo kuboneza urubyaro, ahubwo ni ibinini byo kwitabaza mu gihe ushaka kwirinda gutwita, mu gihe wakoze imibonano mpuzabitsina igutunguye cyangwa idakingiye, cyangwa se ukayikora wibagiwe kumira bya binini bisanzwe ukoresha mu kuboneza urubyaro. Murakoze rero, naho bitaha.